cya gitaramo ngarukamwaka cya korali ijuru mbaza n'inkuru nziza. Uti biteye gute rero? Ku itike y'amafaranga 3,000 mu myanya isanzwe, 5,000 mu myanya y'icyubahiro, n'ibihumbi 10 mu myanya y'icyubahiro cyane, uzabasha kwiyumvira indirimbo ziri mu rusobe rw'amajwi zahimbwe n'abahanzi bubatse izina ku isi ya rurema ziri mu njyana klasike ndetse no mu ndimi zitandukanye. Ngaho rero tariki ya 26 Kanama guhera saa 12 za nimugoroba tuzahurire mu busitani bwa Centre Saint Jean Baptiste ahazwi nko kuri Procure, maze dufatanya gushimira Imana ibyiza idahwema kudukorera, twiyumvira urwunge rw'amajwi meza rw'abagize ikorali mu ziri ku isonga mu rw'imisozi igihumbi. Ijuru Thanksgiving Concert. Babyeyi mufite abana bato ntimuzacikanwe muri iki gitaramo, dore ko abana baborohereje bakabashyiraho tike y'igihumbi izaziherekejwe n'impano. Banyehuye namwe mwese mutuye mu nkengero zaho, ibi byiza bije bibasanga ntibibacike. Amatike yo kwinjira muri iki gitaramo ukagikurikirana imbona nkubone mwayasanga aha hakurikira: Come Again Salon Limited, imbere y'isoko mu nyubako yo kwa Misago. New Bridge Salon, Park Road, iruhande rwa Bank Populaire. Alimentation Mizabibu, Itumba. Med Sweet Pharmacy Limited, Mwirango. Ngayo nguko itike y'ibikeho kare tuzafatikanye kwishima dushima Imana muri iki gitaramo.